nakure habaho imana itakuvana aho naho Yesu atakugeza. Amen. Nakure habaho Yesu atakuvana naho Yesu itakugeza. Abantu baturwanya batabashije imana ikadutabara itababa shije ibiturwanya byose ni ibiremwa. Yesu turwanira ni umuremyi. Abantu bafite imana bazamure haleluya. Bari kumbuka ibitike y'indege no kubukinga niko bavuga. Amen. Amen. Yabivugiye hano naha kabisa. Iyi telefone yavuye hanze kabisa mu izina rya Yesu. Nifite akabore kapfuye. Manyana ngomera wanjye wafuze imana neza. Amen. Nzaguha telefone. Pastor Alehanura Prophet Ezekiel ati udomoro wabihangaho imana iguhaye telefone. Ibivugira hano nje gushima imana. Twongeze amen. Amen. Haleluya. Abajango nzajya ubabwire ko ufite n'igikweto gihenze aho utatse kivura imana ifite imvura. Aho utatse kivura imana ifite imvura. Abantu baziko nta kizimarira, baziko ntaho uzagera, baziko nta buzima, baziko nta jambo. Umva password ni ukwera imbuto no gukiranuka ibindi bizikora. Amen. Imana imuje n'umuntu uri mu buriki aranyakuye. Amen. Ntabango Jose nago tuziranye n'umusi wanjye nyakoye ati mana yanjye nkubwire ngo fata amafaranga uje gura imyenda. Amen. 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 Nagiye muri Goyiko nabyimbye. Imana igutabara uzabyimbe. Amen. Aravuga Jose we imana yakuntumyeho noheje amafaranga ugenda ugura imyenda. Yego. Haleluya. Haleluya. Nyirabona nahise mbyimba ndega gatuza. Amafaranga imana igutabaye gararyohaga we. Ayiga data we. Haleluya. 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 Nahise ngenda ako kanya tayizirizana. Yego data we. Tayirute umbonye mukozi w'Imana noneho duragasha tayizirizana. nagiye mu giterane kirimo n'abatewe n'imici imbere yabo ati Prophet Rudomoro asigaye abi Kigali ni hatuye. Ngati ni hatuye so turamwakiriye na Karimi naza tubwira ukuntu Imana ivuga. Nayisengira guca Mana uratabara, Mana uratabara, uratabara nawe uratabara. Haleluya. Nayisenga muri Goyiko manuza chonga nziza, chonga ya kabiri, chonga ya gatatu, ipataro ya 15. Amen. Nabyemera nini nabyemera manuza amashati meza za Made in Rwanda. Yewe data we Made in Rwanda. Abantu basi ngo ntabwo Imana ikora Imana icecetse ibiri gukora. Yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Aravuga ngo ahari kurira rwari umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Umva password igitangaza. Bwakira ubuzima, bwakira kubohoka, bwakira ijambo. Aho bagusize, aho bazimiye, aho bavugiye, aho batongereye. Imana yagushatse, Imana yagushatse, Imana yagushatse. Ubushimwe buragiye, inyatsi ziragiye. Abageze hano haleluya. Abantu baje gusenga bavuge n'Imana aho bicaye muhaguruke muzamure haleluya. Oya abantu bavuganye n'Imana, abantu baje
uje gusenga, abantu Imana ikijije, abantu Imana izinguye, rabato tasidebo, rabana sidebo. Haleluya. Tarabata tasidebo tota. Ndabona ubutabazi muri amateraniro, ariko Yesu yamamare, Yesu yamamare, Yesu yamamare. Mumfashe muzamure. Haleluya we. Wawe mama haguruka. Imana irambwira ngo ndaguzongera kuribwa n'Imana igukijije. Vuga hano. Irambwira ngo tasidebo, nabona guru kuribwa, mbona ubabara. Imana irambwira ngo ni Imana yakusanye, uri muri amateraniro, Imana ikurinze kuribwa, ni Imana igukijije. Aya mahembe aramurekuye, amahembe aramurekuye. Yarambwira ngo tasidebo, warasebye ndetse warazwi, ariko hari amazina mabi bagwise, Imana iguhanagura amasi bagusize. Irambwira ngo ntabwo uri umurozi. Zamura cyane. Haleluya. Zamura cyane. Haleluya. Amen. Eruka hano nuratagangaye. Amen. None ngarutse ndi gushima Imana. Kubukinga itike ngiye kujya hanze. Amen. Ariko bukinga itike. Nibayibuke. Amen. Genda. Muri gusohoka cyane, bari kubikora neza, bari kubaza imyirondoro yanjye. Amen. Ngiye kujya mu ndege. Ariko se Imana ishoboye Byose. Nshimiye Imana ko yabivugiye hano, ikaba ibisohoje mu mujyi wa Kigali. Amen. Ndayishimiye mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo Imana ibesha. Nakure habaho Imana itakuvana aho, naho Yesu atakugeza. Amen. Nakure habaho Yesu atakuvana, naho Yeri itakugeza. Abantu baturwanya batabashije Imana, Imana ikadutabara itababashije. Ibiturwanya byose ni ibiremwa, Yesu turwanira ni umuremyi. Abantu bafite Imana bazamure. Haleluya. Ibiturwanya byose ni ibiremwa. Amen. Bararambye ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Ndebye ukuntu nasamye, ndavuga ati iyi neza y'Imana nasamye izaturuka he? Irambye ngo nzagutunguza igitangaza. Amen. Iyi Imana ikubwiye ngizagutabara, ngizakugirira neza. Ceceka mu kigeragezo wicayemo, ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Ceceka mu bukene, ceceka mu ntambara, ceceka muri karande, aho bagusize Imana ihakuvane. Abantu baje gusenga bumvishe ubutabazi bw'Imana aho mwicaye, muzamure cyane. Haleluya. Tasidebo tota. Bari kumbuka itike y'indege, no kubukinga niko bavuga. Amen. Yabivugiye hano. Naha kabisa. Iyi telefone yavuye hanze. Kabisa. Mu izina rya Yesu. Nifite akabore kapfuye. Manyana mwana wanjye wavuze Imana neza. Amen. Nzaguha telefone. Pastor ayihanura Prophet Ezekiel ati udomoro wabihangawe, Imana iguhaye telefone. Irivugira hano, nje gushima Imana. Twongere cyane. Amen. Haleluya. Ababyango nzajya ubabwire ko ufite n'igikweto gihenze cyahenganye, none dore amaconga yasamye. Haleluya. Sindemere Imana ngitahane. Imana Sindemere Imana ngitahane. Sindemere Imana ngitahane. Haleluya. Imana ishoboye byose. Abantu bazi ko ntacyo uzimarira, Imana igutabariye mu maso y'abanzi bawe, mu maso y'abarozi, mu maso. Abantu barasinye bazi ko ntacyo uzimarira. Umva password, Imana igutabariye mu maso y'abanzi bawe. Abantu bumvishe Imana ko Imana itabara, muzamure ibiganza. Amen. Haleluya.
Imana irambwira ngo nzajya ninabyemera. Umunsi umwe ngera i Kigali banekera porotayi. Ni porotayi, ni potaje, ni ibiki? Ni porotayi, ni agapotaje. Ntago nari mbizi n'abantu b'Imana ngo ni ka porotayi. Yewe data ngira ngo ni amazi. Noneho mfata iryo mvanga na porotayi. Baransetse my friends. Bavuga ati uyu musivile ni wahe umunyacyaro, ni wahehe? Ni uwo mu Ruhengeri. Ni potaje. Baraza umusozi we ntabwo bayirisha ibiryo uyijya mbere ikoza mu nda. Ndavuga ngo nako ndakamenye. Amena. Ariko nataye Imana yigisha n'ikizuru. ariko hashimwe Yesu ugira umusirimu. Amen. Amen. Icyo uzaba cyo muragendana. Aho uzagira muragendana. Abantu bazi ko nashuzimarira, abantu bazi ko nahuzagera, abantu bazi ko nashambukira, bazi ko nta bwenge, bazi ko nta buzima. Umva itangazo, aho bakuzingiye ni Imana igutabariye, aho bakuvumiye ni Imana igutabariye, Imana igutabariye maso yabo. Amasha. Abantu bazi ko byarangiye, bazi ko utasubiza nk'abandi, bazi ko utashora nk'abandi, bazi ko nta buzima ufite. Imana yavuze ngo ahari kurira kwarariye umuntu nijoro, bwaca mu gitondo akiri umuntu by'Imana. Bwaca mu gitondo ahari kurira kwarariye umuntu. Yewe data. Amen. Ariko muziki Imana igwana karate. Imana igwana karate kandi kanesha. Yewe data we. Amen. Ariko murahari. Turahari. Mumvugire ngo Imana itari Imana we. Mumvugire ngo Imana. Muna baramziye muri ko profeti ndavuga ati karame. Amen. Shamyanga igihe wasengeye wasamye usakuza. Iyo Mana usenga itaraguhaye cyonga ngiguhe imyambaro, iyo ni Imana nyabatsi. Nzagusenga mu butayu mpamagara Imana, ndavuga ngo nageze ndabirambiwe, ngiye guhamagara imyenda, ngiye guhamagara conga, ngiye guhamagara ibiryo. Zamura haleluya. Amen. Narasenze bivuga guhamagara Imana. Ndatitira nza mu mavuta ndasirimba nagura Imana ivugana nanjye. Irana ngo mwana wacu wansabye ingenda ndagutabaye bose bagihari. Kongera cyane. Amen. Imana imuje n'umuntu uri mu burigi aranyakuye. Amen. Ndavuga ngo Josuwe ntago tuziranye n'umunsi wanjye nyakuye. Ati Imana yambwiye nkubwire ngo fata amafaranga uje gura imyenda. Amen. Nagiye muri Goyiko nabyimbye. Imana igutabara uzabyimbe. Amen. Arahamagara aravuga ngo Josuwe Imana irakuntumyeho nohereje amafaranga ugenda ugura imyenda. Yego. Haleluya. Nyirabona nahise mbyimba ndega gatuza. Amafaranga Imana igutabaye gararyohaga we. Ayiga data we. Haleluya. Nahise ngenda ako kanya tayi zirizana.
yewe data we tayirute umbonye mukozi w'Imana noneho duragasha tayi zirizana nagiye mu giterane kirimo n'abatewe niciye imbere yabo ati Profete Rudomoro asigaye abi Kigali ni hatuye ngati ni hatuye so turamwakiriye na Karimi naza tubyira ko Imana ivuga nayisengira guca Mana uratabara nawe uratabara haleluya nahise njya muri Goyiko manuza conga nziza conga ya kabiri conga ya gatatu ipataro ya 15 baramenda nabyemera nini nabyemera manuza amashati meza za Medeli Rwanda yewe data we Medeli Rwanda Imana nigutabara uzabigendere nigutabara ubu nsigaye ndibebeza nsigaye ndibebeza yewe data we ndibebeza oya hari abantu Imana igiye gutabara mubazamure haleluya hari abantu utafite gutota aho wasebeye oya umva nkumvire haleluya naguze imyenda zihanganye n'amafaranga 100,000 wari waranguye kabisa na telefone iracyari nshasha nayo aravuga ati va ku kabore haryo yitwa ngo iki ewe nazi ko yitwa kabusa reka Imana ntabaye vuba iyi yavuye hanze cyubahiro ni cy'Imana vuga ngo yabivugiye aha hantu naha kabisa kwa Profete wibagiwe kugura ikoti kuko mu bintu Imana yavuze kwari ukurya warushonje oya cya kabiri kwari ukwambara nta byambaro n'amakoti ugahindura hari ikoti ngiye gutaha mfite ubukwe ejo ngiye gutaha byabonetse ikoti conga nshasha n'abantu babinguriye nzabyambara amen hari abantu basi ngo ntabwo Imana ikora naho Imana icecetse ibiri gukora yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari aravuga ngo ahari kurira hari umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga umva password aho bagutaye Imana iragufasha amen ibebeze isoni zise zikwica kabisa yewe Yesu we haleluya amen Imana impuza n'umuntu aravuga ati Profete hano mfite ikintu ndi gushyira ku isoko Imana yawe nibicamo umukiriya araza agasubirayo nibicamo mukiriya akaza ngagasheke 1,100,000 arandika mfite urwandiko ubu ni gusenga curamye ndi gusenga curamye amen sha n'ubutayo ni kubujyamo gatabujyagamo twongeye cyane amen aho utatse kizura Imana ifite inzira aho utatse kizura Imana ifite inzira abantu baziko ntacyo uzimarira baziko ntaho uzagera baziko ntaho uzima baziko nta jambo umva password ni ukwera imbuto no gukiranuka ibindi bizikora amen umva ukuntu Yesu yavuze uwicisha bugufi akubaha Uwiteka ingwano ye ni ubukiri cya mbere akomana ubugufa bwo baza kujana Imana ishimwe
imana indemera igitangaza nawe uyu munsi ikireme mu izina rya Yesu. Ndi kumva hari yerekwa ry'umuntu riri kuza. Tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana riri muri Yohana John. Ndi kumva hari imisozi Imana iri kwitsa. Igitabo kiri muri Yohana turahera ku murongo wa mbere ibice 9 murongo wa mbere dusubike n'umurongo wa 34. Imana ishimwe. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana nk'uko riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ryanditswe na Yohana ibice 9 duhere ku murongo waho wa mbere. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo yerekanirwe muri we. Yego. Tato kane simbuka. Kangahe? Tato kane. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa ni wowe utwigisha. Baramusunikira wetse we mana we Yesu data batwese haguruka yewe mana we taside botota rabasoma hano 3:4. Dusome mu izina rya Yesu. Baramusubiza bati wowe ntiwavukiye mu byaha bisa ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze. Yego kumuhiga 3:5. Yego. Yesu yumvise yuko amusunikiye hanze aramushaka. Amubonye aramubaza bati mbese wizeye umwami Imana? Nawe aramusubiza ati databuja ninde ntamwizera. Yesu arababwira ati wamubonye kandi niwe muvuganye. Imana iguha umugisha. Amen. Soma kanyuma upfukamisa avuze 3:9. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no gushaka amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Asante sana. Elohi Adonai Shama Elohi Adonai Shama Elohi Adonai Shama Elohi Adonai nimushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro ngaho nagende abishakishe
gukora ibyiza udacogora, wemite ku maso y'abantu kuko ubwabo niyo mukunda, iyo ahubwo yite ku izina mwita, kuko ni Imana yamuremye. Sibyo ni byiza kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo bare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Ngo Yesu akigenda ahura n'umubavu wavutse ari impumyi. Ngo Yesu akigenda ahura n'umuntu wavutse ari impumyi. Umaranye igihe kirekire ikibazo, umaranye igihe kirekire intambara, wahumye mu buryo butandukanye, ariko Imana iraguhumuye. Aya materaniro Imana iraguhumuye. Umaze iminsi ufite intambara, abantu Imana igiye guhumura. Amena, amena. Umaze iminsi nta jambo ufite, umaze iminsi uhumye, akazi kakubera ubuhumyi, uburwayi bwakubera ubuhumyi, umaze iminsi uhumye nta jambo ugira, ariko Imana iragutabaye. Amena. Abantu bagiye gutabarwa. Amena, amena. Abantu Imana igiye gutabara. Amena, amena. Twongeye cyane. Amena, amena. Mukaranje na Eliya tugiye mu Kinimba, agatuti kave mu nzira. Mukara. Amena, amena. Ushusha amaguru. Soza rero. Maze iminsi nazamugira, maze iminsi nagasirugira. Amena. Maze iminsi byagutsanze, maze iminsi nabuze. Yesu yagushatse aho bagutwariye hanze, aho bakujugunye, aho batongereye, aho bakuvugiye. Twongeye cyane. Amen. Imana yagushatse, Imana yagutabaye. Abantu Imana igiye gutabara. Haleluya. Amena. Aho bagushize Imana ikuvanyeyo. Amena. Tuvuyeyo mu izina rya Yesu. Imana abantu baragutanye, imiryango zarakwanze, Yesu aradutoragura. Imana iragutoraguye. Amen, amen. Ariko abantu basenze uyu munsi Imana igiye kubashaka. Imana yabishakiye, Imana yabishakiye, Imana yabashatse. Abantu baje gusenga uyu munsi Imana iragushatse, Imana irakubonye. Maze iminsi mu ishuri, maze iminsi mu ndambara, bako twongeye cyane. Amen. Ikibazo cyose wicayemo Imana ikikuvanyemo. Twongeye cyane. Amen, amen. Imana iragushatse mushumba, akiri gitangaza mu biganza byawe, kandi ara amafaranga miliyoni 3 Imana iguhaye. Twongeye cyane. Amen. Ndazitahanye rwose. Haleluya. Amen, amen. Umva kano kantu nahita nguramwe intebe hano mu rusengero ako kanya. Okay, aho nazi bashatse ko waseba, bashatse ko wamwara, bashatse ko wangara. Imana yagushatse aho bakuzingiye, Imana igushakiye aho bagushize, ni Imana igushakiye, Imana iragutabaye. Amen. Imana igutabaye bose bateranye. Amen. Imana igutabaye bose bagihari, abasinze bagihari, abarose bagihari. Ariko Imana iragushatse, Imana iragufashe. Ugiye gutungura imiryango, ugiye gutungura abaturanyi, ugiye gutungura abasinze. Imana iragushatse, akiri igisubizo mu izina ryanjye rya Yesu. Abantu bumvise ko Imana ibashatse, ko Imana irakubonye aho bakuzingiye, akira amashimwe. Amen, 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 amen. Jewe ngiye kwinjira muri mwaka mfite inzu yanjye kandi mu mujyi wa Kigali. Amen rwose. Bivuye hano ku Gatuti. Amen. Hano nahera. Amen. Amen. Bikugirirweho mu izina rya Yesu. Jewe ngiye kwinjira muri mwaka
ndi mu nzu yanjye. amen. Nta nubwo uzatura i Musanze ahubwo uzatura i Kigali. Amen. Data we, yewe mana we, mumvugire ngo Imana itari bayari, mumvugire ngo Imana yokabyara, Imana itari ibiheka, mumvugire ngo Imana igitangaza. Mwakira ubuzima, mwakira kubohoka, mwakira ijambo, aho bagusize, aho bazingiye, aho bavugiye, aho batongereye. Imana iragushatse, Imana iragushatse, Imana iragushatse. Ubusigaye buragiye, inyatsi ziragiye, Imana iragushatse. Naho mwakire gutsinda, ngo mwakire imbaraga z'Imana. Imana iragushatse rero, wumve ko ari byo Imana ikuzuriye. Eliya araza hano imbere kugira ngo tubyine. Amen. Mba waravomye we, zigama yo mazi yawe. Mba waravomye we, zigama yo mazi yawe. Eka shaka Imana. Mba waravomye we. Hajya umuntu ari korasi, tubyireje nawe gusa nta kibazo, azaba hano imbere. Hajya umuntu utera korasi, wayitere kugira ngo bigende neza. Ufite ijwi ry'abagabo ryo gutera neza. Mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, Imana yokabyara, Imana yogaheke. Mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana.